Umuhanda ugiye ku kibanza cyacu nguyu uturuka muri ya centre hano imbere ya Kamugenzi ugakomeza umuhanda n'uyu ukagera kuri kino kibanza cyacu hano imbere muri metero 15 hagati ya 15 na 30 urimo urakorwa urakigeraho ukomeza ugere hepfo nuko ikibanza cyacu ari nta makemwa gifite umuhanda amazi n'amashanyarazi akaba hari hafi y'centre ya Kamugenzi ikomeza ikagera ruguru mu centre ya Biryogo bya Mayange ku biro by'umurenge. Ikibanza cyacu rero ni amafaranga make ya miliyoni 2 ugahita ukegukana. Murakoze cyane kudukurikira, nitwa Professor Muhigi, mbasabe ko mwankandira subscribe aho ngaho kugira ngo mukomeze kudushyigikira no kudutera inkunga. Murakoze cyane, Imana ibahe hari mu karere ka Bugesera, umurenge ni Mayange, akagari ka Kamba, umudugudu ni Kamugenzi. Iki ni ikibanza cyiza kandi gihendutse, gifite ubuso metero kare 300, urumvikana ni kuri 2015. Ubu zacyo zihereye hano kuri iki giti mubona hano gishishe, ugatambika ukageza kuri kariya kagereveya kari hariya ni metero 15, hanyuma ukamanuka hepfo kuri kariya ko hepfo ni metero 20, ukongera ukageza kuri ya gereveya hariya metero 20 kuri 15. Iki kibanza rero kiri ahantu heza witegeye radari z'Inyamata, kuko gasozi kari hakurya hariya ni Nyamata kuri radari zaho. Hanyuma hangaha ni mu mudugudu wa Kamugenzi. Ikibanza kiri ku mafaranga makeya miliyoni 2.5. Miliyoni 2.5 zonyine ni amafaranga makeya ugereranyije n'aho agaciro k'ibibanza kageze mu karere ka Bugesera, byongeyeho mu murenge wa Mayange. Miliyoni 2.5 ni amafaranga makeya, nuko nyiracyo afite ibibazo ameze nk'umuteza cyamuna. Miliyoni 2.5 rero yayemera, burya yayanze ariko yayemera bitewe n'utubazo afite, nk'uko bavuga ko umuntu akena afite itungo rikamugoboka. Iki kibanza rero miliyoni 2.5 ni mukibikeho hakiri kare, abo nkakuzi batarakijyana nk'uko bamwe bamaze gutwara kino cyo hirya byegeranye. Umuhanda ukigeraho rero kino kibanza uri hano imbere, aya mazu ari hano imbere hano mubona hari amashanyarazi n'amazi. Kuva kuri aya mazu ugira hano ni metero 30. Umuhanda uri gukorwa uva ku centre ya Kamugenzi haya hirya ujya kuri kino kibanza direct. Iki kibanza rero aho giherereye ni mu buhinzi. Niyo mpamvu kigura amafaranga make cyane, ariko iyo ikibanza kiri muri kano gace ka Kamugenzi gifite ibyangombwa byose ni miliyoni 5. Ikindi cy'ukoro kitarabona ibyangombwa byose ari ugusatura, niyo mpamvu ari miliyoni 2.5. ariko uvuga ko amafaranga makeya bitakubuza kugura kunguka. Katubiri hano imbere rero muhabira kuri cyo kibanza mbere yuko cyo kibanza tukigura. Umuhanda ugiye ku kibanza cyacu ni uyu nguyu uturuka muri ya centre hano imbere ya Kamugenzi, ugakomeza umuhanda n'uyu ukagera kuri kino kibanza cyacu hano imbere mu metero 15, hagati ya 15 na 30. urimo urakorwa urakigeraho ukomeza ugere hepfo. Nako ikibanza cyacu ari nta makemwa, gifite umuhanda, amazi n'amashanyarazi akaba hari hafi y'centre ya Kamugenzi, ikomeza ikagera ruguru mu centre ya Biryogo bya Mayange ku biro by'umurenge. Ikibanza cyacu rero ni amafaranga make ya miliyoni 2.5 ugahita ukegukana. Murakoze cyane kudukurikira, nitwa Professor Muhigi, mbasabe ko mwankandira subscribe aho ngaho kugira ngo mukomeze kudushyigikira no kudutera inkunga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.